menshi mukagira ngo ndimo kubabeshya. Nabahaye FMC Pay muyibyaza umusaruro, ariko se iyi Mi Pass muzi ko nayo iri gutanga amafaranga nta gishoro bigusabye? Nayo ni ugufunguramo account ugakora KYC. Mbibutse ko one Mi Pass ingana n'amadolari 4. Aya ni arenga ibihumbi 6 by'amanyarwanda. Ese wari uzi ko ushobora kwinjiza amadolari 20 muri iyi application nta gishoro bigusabye? Ntabwo nkubeshya pe. Abantu benshi bakunda kwibaza ngo ibyo mbabwira mbabeshya, ariko ntabwo mbabeshya pe. Gufungura account gusa ukakora KYC ukajya ukora na check-in buri munsi ubundi ugahabwa amafaranga, ndababeshya se do? Izi Mi Pass 155 ndagira ngo zifate uzikube n'amadolari 4. Urahita usangamo arenga amadolari 600. Aya ngaya ararenga ibihumbi 800 by'amanyarwanda, kandi nta kigoye kirimo. Do urakanda kuri iyi link gutya, irahita ifunguka. Igifunguka ahangaha bagusaba gushyiramo email yawe, ugahita ukanda ahangaha get code, ukareba code waguhaye muri email yawe, ukaza ukayishyiramo ahangaha. Hano ugahita ukareatinga password yawe, igomba kugizwe n'utumenyetso, amagambo ndetse n'imibare. Ibyo byose wabisoza uhita ukanda hehe, uhita ukanda kuri register ahangaha. Iyo usoje gukanda register uhita ugera hano akakubwira ngo instalamo application, ugahita ukanda hariya kuri Google Play Store cyangwa Apple Store. Nyuma yo install application yawe uhita uyinjiramo, ugashyiramo email wakoresheje ndetse na password wakoresheje, ugahita ukanda kuri login. Ukimara gukanda kuri login uhita ukanda kuri I don't have wallet, ugahita creatinga passcode aho ngaho, ugakomeza izo ntambwe zose. Ayo magambo ukibuka kuyabika, ugakanda kuri backup. Nyuma yo gukanda backup batavuga ngo start Mi Pass, ugahita uhakanda. Urahita ubona ahanditse setting, urahita ukanda aho kuri setting. Aha wari ugiye gukora icyo bita KYC, baraskena isura yawe. Urahita ukanda kuri verify now. Ugikanda verify now ngaho kuri country region urahitamo igihugu cyawe, uhita ukanda hariya, hanyuma uhita ushyiramo isura yawe, baguskane bihita biba completed, uhite wemeza. Kimara kwemeza urahita ugera ahantu hameze gutya. Ni intambwe ku yindi, ni ibintu bisa neza rwose. Ukimara gukora iyo face verification, account yawe completed, urahita ukanda hariya, hanyuma uverifying verification ID yawe, ubundi utangire. Uhita ugera ku ntambwe yo gushyiramo amazina yawe yombi, ariko icyangombwa kirangamuntu uhita uyifotora front ndetse na back. Kimara kuyifotora byose uhita ukanda next, bibe completed. Iki gihe account yawe iraba ihise iba verification. Ikindi uzajya wibuka gukanda kuri check-in buri munsi, hanyuma winjize Mi Pass ku buntu. Mbibutse ko iyi Mi Pass ibikurika rwose, zirabikurika rwose, amafaranga ukayarya. Ngira ngo murabona ko amafaranga kuri internet ahari. Iki nicyo gihe ngo aya mafaranga tuyibikeho, nta kigoye kirimo abantu banjye. Kuri internet hari amafaranga ku muntu watinyutse agakora ashyizemo imbaraga, kuko ibi bintu mpora mbibabwira. Nabahaye FMC Pay, muzi ibyo turi kuyikorera, amafaranga iri kuyatanga ku bwinshi, ndetse n'iyi Mi Pass mureke tuyibyaze amafaranga. Mbibutse ko ingiyi iyo utumiye uhabwa 0.1 Messi, kandi zibikurika. Niba uzigize ukabura uko zibikura, mbwira ndagufasha. The internet is